ubukwe ndabufite kuwa gatandatu kuwa gatandatu cheers tubinywere shaka bari kuwa gatandatu yaza kuwa gatandatu wow shiraho pareri mwana niba utatubeye ndi mu kiganiro shiraho pareri ngushyizeho pareri nari nkwamagaye sabye ko ushaka pareri cyane se n'ubu yabo ducima akagereza mikoro nkwamagaye nshaka kugira ngo ndawukunda I love you too, babe. Nusa nshaka gushima akazi meze gute ngo ari gutekereza ko nshaka kubona shima ari mwumva ngo abandi bashije kandi ntabo araba baripanze akazi wenyine nari nkwamagaye ngo ndaguko nawe bagusubiza amana ntabwo twahuye nkagutuza wow bivuga byose nice bye ndakunda okay sorry baby all right I'm sorry to say ariko yarakoze ariko se wowe nta kintu na kimwe urakora ku myaka ugira imyaka 30 nta kintu wanyerekare nta kintu kikwinjiriza gifatika nta kintu wirirwa mu buriri wirirwa uryamye ubyuka saa 6 nta no gushaka n'utundi tuntu basi ugatereka nkire akuma k'injugu hariya nayo ubonye uhita uyatekerezamo icyangwe cyangwa date imbere cyane wa musore we nkabona uri kwirirwa muri sinapu shashwe ngena utishumi iyo nakayibita mvuga ngo mbahungire shumi ubundi se Nyambo ntabwo namuciye inyuma nta nubwo yigeze ajya muri phone yanjye wenda ngasangemo za message ngo ni njye amakosa yavuyeho mujya gushwana yego ato wamuciye inyuma oya kandi nakubwiye ngo ntabwo nigeze muciye inyuma nyine nacyo kintu kirenze ntabwo namuciye inyuma nta nubwo yigeze ajya muri phone yanjye wenda ngasangemo za message ngo zo kuvuga ngo urabona rukundo tumessage tw'abakobwa nyine usanga bati ngo ubushize duhura ngo byari biryoshye wapi nyine Irene ikosa nuko wifuje ko mubana oya hari n'abashuti banjye bashatse kubihuza bakavuga ati Titi wowe umuntu mani yaje by'ibihe numva bari kujaginga situation y'icyo twapfuye urabona Irene abantu bakundana babiri no one is perfect sibyo exactly umwe aragukosereza nawe ukamukosereza ahubwo ingano yo kwihangana ni kwereka ngo umuntu agukunda bingana gute yego sibyo twagiranye ibibazo birabyimba biba binini ngerageza gusevinga umubano wacu biranga mitamo nyine kurekura buriya mu bantu babiri bari muri relationship yego ntabwo hajya habaho ko abantu babiri bahuriza ku cyemezo cyo gutandukana hari umwe ubishyuhamo umva kamubwire nuko ubukwe nzagutwarira miliyoni simbivuze uvugiye kuri kamera uretse gato iryo jambo rivugiye kuri kamera nyanzayiguha tuzabigarura bino bintu nta kibazo reka tumuhe umwanya banza yitoro banza yisubire Micky nutayamara nzaza kuri kamera mvuge nzayiguha reka tumuhe umwanya banza yisubireho bino bintu ubikoze ubitekerejeho uvuze ngo iki Nyambo nakuruke nzamutwarira miliyoni Nyambo yambitswe impeta yego abanyeshyari mudahari ubwo bishatse kuvuga ngo Aisha agira ishyari yes murabyumva uwo ni Nyambo mu magambo menshi yabwiraga Titi Brown amwihanganisha ariko nanone tugasubira inyuma tukibaza ngo ese koko Nyambo agiye akurikiye amafaranga cyangwa agiye akurikiye urukundo mu minsi yashize Vestina yashakanye n'umugabo we mbanzi byabaye kuri social media wabonye katari byiza aho byari byiza habe na gato bivuga yuko ngo yaba bongera kumuha amahirwe yo kongera gushaka ntabwo yari kugira ute yari kubanza agashishoza ese koko ibi bintu Nyambo akoze abikoze abitekerejeho agiye kubw'urukundo cyangwa agiye kubw'amafaranga
ahangaha Nyambo yigeze gutangaza avuga yuko icyatumye atandukana na Titi Brown yaramubabaje cyane. Ni ibintu bitagiye kuri kamera cyane, ariko makuru ngenyesha abantu ibinyamakuru bigiye bitandukanye nuko Nyambo yasanze Titi Brown ari kumuca inyuma. Nyambo bikamutera umujinya, bikamutera gutuma atandukana nawe. Mbanza nubyumva neza, ahangaha Titi Brown ariyemerera avuga yuko amakosa arinde ari we yaturutseho. Ni njye amakosa yavuyeho. mujya gushwana Yego. ato bamuciye. Ahangaha bivuze ko amakosa yose yaturutse kuri nde? Kuri Titi Brown. Ushobora kwibaza ngo Titi Brown ni ayahe makosa yakoze kugira ngo atandukane na Nyambo? Ariko Nyambo akongera akavuga ati ntago dukundana, naba besto. Ariko Titi Brown nanone wakaza atangaza avuga ati hari icyatumye dutandukana. Ahangaha bigasa nkaho biducarenjinga. Ese koko ko Titi Brown yababaye akababara kandi batari bakundana ari aba besto, ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo bakoze urukundo bo baraduhisha, birinda kuba babigira ute babishyira kuri kamera cyangwa babifata nyine nk'ibintu biraho easy, kuko aba besto y'abantu bakundana yari aba besto, bivuze yuko nta wundi mubano bapanga usibye ubushuti babure haye, nyina ari ubushuti burenze. Ariko nanone mwitandukana ukibaza ngo Titi Brown ni iki cyatumye ababara, kuko yarazi ko kari besto ariko byagize bite yarababaye. Ahantu rero nanone Titi Brown biragira gute birakugonga. Nimba koko yari besto wawe mutari mukundana, urumva ntabwo agugombye kuba uvuga ngo amakosa yaguturutseho, ngo niwe wagize ute, ngo niwe amakosa yaturutse. Bishatse kuvuga ngo Nyambo wacu wimurenganya kuko yakoze ibyo yagize ute. Nawe usanze umuntu ari kuguca inyuma, urumva ntabwo wamwihanganira. Wenda nawe ukurikiye kino kiganiro ibaza usanze wara ufite umusheri wawe ugasanga ari kuguca inyuma. Zimwe na bimwe bijya bibaho, umugabo gasanga umugore yamuciye inyuma, bamwe bakamutema abandi akagira ute, wowe umusanze koko wabigenza ute? Kandi Titi Brown ako kageso yarabwa bwe agafite, cyangwa yarabwa bwe agasanganwe, yaranganwe asanganwe ako kageso. Nanone Titi Brown akavuga ati Nyambo nawe akivugira ati njyewe namusanze ari kunca inyuma. Rero mujeni Titi Brown ugomba kwihangana, nimba uri kubyumva neza, uri kumva sound. Aha Titi Brown yigiye kwa Emrene aravuga ati amakosa ni njye yaturutseho, ahubwo icyo twarenganyiriza Nyambo bitewe n'ayo makosa, ese koko yarakwiye kubabarirwa bakaba bakomezanya urwo rukundo aho guhubuka mwanga? Reka twumve neza. Ni njye amakosa yavuyeho. mujya gushwana Yego. ato bamuciye inyuma. Oya. Kandi nakubwiye ngo ntago nigeze muca inyuma. Nyine ndacyo kintu kirenze. Ntago namuciye inyuma. Nta nubwo yigeze ajya muri phone yanjye wenda ngasangemo za message ngo zo kuvuga ngo urabona rukundo tumessage tw'abakobwa nyine usanga bati ngo ubushize duhura ngo byari biryoshye wapi. Nyine isi kose nuko wifuje ko mubana. Oya, hari n'abashuti banjye bashatse kubihuza bakavuga ati Titi wo umuntu mani yaje by'ibihe, numva bari kujaginga situation n'icyo twapfuye. Urabona Irene, abantu bakundana babiri, no one is perfect, sibyo? Exactly. Umwe aragukosereza nawe ukamukosereza, ibyo bibaho. Ni kwereka ngo umuntu agukunda bingana gute. Yes, ahangaha wenda bivuga yuko Titi Brown yakoze amakosa. Bamwe bavuga ko yamusanganye n'umukobwa ari kumuca inyuma. Titi Brown yo alo buretse ndi mu kiganiro.
reba hano Kamuhoza urahazi se nawe ukamukosereza ahubwo ingano yo kwihangana niyo kwereka ngo umuntu agukunda bingana gute yego sibyo twagiranye ibibazo birabyimba biba binini ngerageza gusevinga umubano wacu biranga. yes ahangaha Titi Brown arasobanura ngo yigeze kuba nibura yagerageza guhanduringa ibyo bibazo bari bafitanye. Birashoboka ko umuntu ashobora gutanaho gatonya birakunda. Ese Nyambo iki cyemezo yafashe cyo kuba yahita atandukana koko na Titi Brown birakwiye? Tugaruka inyuma neza nimba wibuka neza Titi Brown ibi byaha yigeze kubikekwaho arafungwa ariko nk'umusore wisobanukiwe cyangwa akareka ibyo yari arimo bishatse kuvuga ngo yaretse ibyo yakoraga. Leta y'ubumwe cyangwa leta y'u Rwanda imugirira icyizere amubwira ati ibintu tubiguhanaguyeho. Arasohoka mukuza Titi Brown yifashishije Nyambo cyangwa Nyambo nawe yifashisha Titi Brown bakora icyo bita ububesto. Dore ko Titi Brown yagendaga abyinira abantu bagiye batandukanye mu ndirimbo za Krisizi ba Bruce Melody ziriya mbyino zose zigezweho wasangaga Titi Brown ari ukunda kwibandaho. Ubwo bishatse kuvuga ngo nawe yari afite iki izina. Ariko tugarutse nanone neza inyuma na Nyambo nawe yari afite izina mu bantu bazi kugira ute gukina filimi nziza cyangwa gukina filimi neza basobanukiwe kwa actinga. Urumva bivuze ngo bose bari abahanga bitewe n'ibyo bakoragamo muri character zabo. Ariko baje kuba bakunga ubumwe baravuga ati nimba koko ufite iyo mano yo kwactinga mu ndirimbo cyangwa kubyina mu ndirimbo zigezweho nawe ukaba ufite impano yo kuba wakina filimi reka tube ababesto abantu batabizi ni kwa kuntu umuntu uba uri inshuti yawe magara. Ahubwo ndibaza ngo wagira besto w'umuhungu wagira besto w'umukobwa byagenda bite? Aho rero niho baje kuba bahuza imbaraga mu mashow menshi kagenda bagaragara amafoto menshi bakifotoza video nyinshi tukazibona tukabona ari urukundo rwiza rukwiye kuba rwagira ute rwakigisha abantu cyangwa rwaragaragariza buri umwe wese urukundo rukwiye mu bantu tukabona ari ibintu byiza. Dore ko baje no kuba basohora amafilimi bitewe n'urukundo cyangwa na couple yawe yari ikunze mu Rwanda baza kuba filimi yabo yakundwa baramamara noneho ku rwego rw'igihugu turabamenya neza. Kuba ushobora kubaza n'umwana w'imyaka 15 14 ukaba wamubaza Nyambo na Titi Brown ukamubaza ati ese besto wawe ni uwuhe? Banze nibuka neza nimba abantu biga hano mu high school ujya kumva ngo mfite besto ariko bira ni ibintu baba barahishe ahubwo bakundana nimba baba bafite isoni z'uko babasika gukundana. Aho Titi Brown yaba ari besto we ntabwo yakababaye yuko Nyambo bamutereye iki ivi. Tukibaza nanone Nyambo kuki yagiye gutererwa ivi saa 9 za nijoro afite abashuti bagiye batandukanye harimo Micky nimba umwibuka neza mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yaje kuba yemerera miliyoni uwo bita Nyambo nakora ubukwe. Reka tubyumve neza utagira ngo wenda nta magambo yanjye. Micky yemereye Nyambo miliyoni y'iki yuko nakora ubukwe azamutwerera miliyoni. Reka twumve.
umva kamubwire nukora ubukwe nzagutwerera miliyoni simbivuze uvugiye kuri kamera uretse gato n'iryo jambo simbivuze iryo jambo rivugiye kuri kamera nyanzayiguha tuzabigarura bino bintu nta kibazo reka tumuhe umwanya banza yitorore banza yisubire Micky nutayamuranzaza kuri kamera mvuge nzayaguha reka tumuhe umwanya banza yisubireho Murakoze. bino bintu ubikoze ubitekerejeho Man. uvuze ngo iki Nyambo nakora ubukwe nzamutwerera miliyoni yes ahangaha urabyumva neza Micky yemeye miliyoni Nyambo nakora ubukwe. Ubu Nyambo intambwe ya mbere yateye ni uko yateye iki ivi. Ese koko iryo vi batereye Nyambo ari mushuti wa Micky, Nyambo ari wafashije agafasha Micky kuba baterera ivi cyangwa baterera ivi Micky, akaba Nyambo bamutereye ivi ariko Micky atararahari. Ukibaza ngo biragenda bite? Ese iyi miliyoni yamwemereye koko arayimuha? Miliyoni yamwemereye kuri kamera arayimuha, kandi yaramwemereye yuko nakora ubukwe azamutwerera miliyoni. Ariko nanone akaba Nyambo yaterewe ivi nk'umuntu w'inshuti ye adahari. Niki cyabiteye rero? Micky yaje kuba yisobanura avuga ati wenda impamvu Nyambo atabikoze nuko ndi mu mbaraga nkeya z'ababyeyi. Tuzi ko Nyambo atwite ari hafi kwibaruka we na ese koko birashoboka yuko cyangwa Micky bazitabira ubukwe bwa Nyambo bitewe n'ibyabaye? Aisha yongeye agaruka kuri Nyambo, aramubwira ati se Irene yaje kuba amubaza ati ese Aisha kuki Nyambo bamutereye ivi mukaba mutahagaragaye, ikibazo cyaba ari iki? Ubwo ni musebye si ukugira ngo mutica ubukwe bw'abandi bana? Mu magambo Aisha yasubije agira ati Nyambo yambitswe impeta yego abanyeshyari mudahari. ubwo bishatse kuvuga ngo Aisha agira ishyari. Mu minsi yashize mbanza Irene yigeze kuba yatera ivi n'umugore we mushyashya, twari tuzi yuko Aisha azashakana na Irene, ariko ntibyakunze. None kuki Irene ari umugome akomeje gusonga kuri Aisha koko mana? Umva amagambo yasubije Aisha, wumve neza. Nyambo yambitswe impeta yego abanyeshyari mudahari. abanyeshyari Ntabwo wari uhari, ntabwo nari mpari. ntabwo watumiwe. Yego Yo yanga birarenze se? ntabwo birenze se. natumirwa ari uko ari Nyambo wambitse impeta, ariko niba ari umuhungu wambitse impeta birumvikana. umuhungu ntabwo tuziranye, ni surprise. Nyambo ariwe wabikoze, nibyo waba uri kumbaza. ashaka kuva wabaho. None Aisha ntiyasebye? Wabonye hehe umukobwa yambika umuhungu cyangwa aterera ivi umuhungu? Ahangaha ni igisebo Aisha yagize. Ese koko bakinanye muri sinema, bakinanye mbese batemberanye ahantu hagiye hatandukanye, za Rubavu zayo hose ngiye nagiye mbabona bari kumwe. Ukibaza ngo koko Nyambo koko nimba ufite inshuti harimo ba Micky, harimo ba Irene, harimo ba Aisha, harimo ba Regisi, ba Nyakiso mwarakoranye, bande bose barakoranye, ugatinyuka bakajya kuguterera ivi utatumiwe. Ariko Nyambo akisona ati mpamvu nanjye nuko bantunguye ngo Nyambo byamutunguye. Ese koko
muri generation yacu biracyabaho ko umuntu atungurwa biracyabaho ko umuntu atungurwa ntago bikibaho bibaho gute ko umuntu atungurwa umuntu kera bagukoreshaga bid utanabizi ariko ubu ngubu urahubwo ni wowe upanga kuntu baragutungura ngambwira kuntu noneho Nyambo bagiye kumutungo yarabizi natumire n'inshuti ze ese uwo mugabo yashatse cyangwa bagiye gushakana utazi inshuti za Micky yako inshuti za Nyambo abe yatumira aga atumire Micky atumire bagisha atumire bande nk'inshuti ya Nyambo baze nibura bamufashe kuba batungura inde Nyambo ese koko twizere ko ibi bintu bizaramba ese koko nimba Nyambo yatunguwe koko yatunguwe yabuze n'inshuti ze ahamagara kuri fone akababwira ati ngewe umusheri wanjye arantunguye reka ngirute muze mumerekeze bikigezweho se gute gutumira abantu benshi kubera iki ko ibintu ari abantu ubukwe se bazabutaha ari umwe icyo nicyo ndi kwibaza ubukwe muzabwitahira muri babiri kandi icyo ndi kwibaza ese koko nimba Titi Brown yaragukoreye amakosa bishatse kuvuga ngo n'umugabo wawe mugiye gushakana naramuka gukoreye amakosa uzahitamo kumwihorera buriya rero muri sinema nyarwanda dusigaye dukunda ibintu bitari byiza cyane cyane ku bakobwa urakundana n'umuntu gatonya ukifashisha akantu gato ugahita utandukana n'uwo mwari mugize ute mukundanye kuko hari uri kugushuka kuko afite amafaranga ariko amafaranga siyo yubaka hubaka urukundo hubaka urukundo ushobora kumbwira ko ushobora kuba ufite amafaranga nta rukundo ibyo bintu bizagende neza reka urugo ntirushobora kuba rwagenda neza nimba wibuka neza Vestina n'umugabo we yigeze guhihiswa ngo ntibabayeho neza yagiye ku bw'amafaranga ese koko abakobwa bo mu Rwanda tugiye kubahomba ku bw'amafaranga muri ibicuruzwa ntabwo mugifite urukundo koko nk'abanyarwanda ako kantu mukumve neza gusa nimba Nyambo koko yatunguwe bamutunguye reka twizere yuko ubukwe bwe bizagenda neza kandi bazadutumira wamungana ngo ibintu bibaye byiza ni ibitunguriweho ubwo koko nimba bamutunguye reka twitege ko ubukwe buzagenda neza ku ijoro ryakeye muganga ngo ayo makapa arakundwa kisizi Musanze habaye ibintu bidasanzwe abakobwa batatu bafashwe n'akadege Kirisizi yatashye saa 5 saa 6 ariko ande yabaherekeje kwa muganga ako Musanze mufite urukundo rudakwiye Kirisizi ngubu niwe muntu ukunzwe hano muri Musanze bitewe n'ijoro ryabaye abakobwa batatu barwaye akadege bivugwa yuko Kirisizi ari kubakurikirana gatanu ku kandi bitewe n'urukundo bamukunda aba bakobwa batatu bamwiziritseho Junior Giti nawe yarahari birangira Kirisizi ajyanye nabo ku bitaro
kuba yabafasha kubakurikirana bitewe n'urukundo bafite. Ese abakobwa bamusanze koko ushize twigeze kubona Kivumbi hari umukobwa wamuguyeho neza biranga, none namusanze birabaye. Ese koko uru ni urukundo rw'abafana, ni urukundo rw'iki? Musanze mwisubireho, hari akantu ku bakobwa mufite urukundo, ibirori muba mwabiryoheje. Yes, amakuru nakagaruka gusa. Nyambo reka tumwifurize ubukwe bwiza, Titi Brown tumwifurize kwihangana, n'umugabo wa Nyambo tumwifurize kugira urugo rwiza. Ariko mu Rwanda muri abana babi,